Reka ambasuhuze nongere mbahe ikaze inshuti bakunzi bacu mudukurikira ku Ibendera TV. Nizere ko aho muri hose mumerewe neza, ariko niba hari naho bitari kugenda neza ni ukwihangana. Turababwira ko polisi yamaze gusobanura iby'umuntu wasanzwe muri kasho yabo yitabye Imana. Inkuru turaje mu kanya tuyibagezeho ku buryo burambuye, hanyuma kandi turababwira ko wari umushumba w'itorero Ebeneza yamaze gutabwa muri yombi. Nyuma yo gutabwa muri yombi, umugore we hari ibyo atangaza, turabirebera hamwe byose. Ngizi inkuru tugiye gusangira muri aka kanya, gusa reka ambanze mfate akanya gato mbashimire. Niba ujya ufata umwanya wawe waba muto cyangwa munini ugakurikira inkuru n'ibiganiro byo ku Ibendera TV, uri agaciro gakomeye kuri twe. Imana iguhe umugisha, kandi nawe wakoze subscribe kuri channel yacu turagushimira cyane. Mwarakoze guhitamo Ibendera TV, ariko tunibutsa amwe mutarakora subscribe kuri channel yacu Ibendera TV kuyikora kugira ngo mureke gukomeza gucikanwa n'inkuru tubagezaho hano umunsi ku munsi. Mu gusoza turaza kubaha nimero mushobora kunyuraho niba mwifuza kuduha igitekerezo cyangwa mushaka gutera inkunga ibikorwa bya Ibendera TV. Nitwa na Christine Ntirushwa, ni ku Ibendera TV, ikaze. Mu karere ka Rusizi ni mu ntara y'Iburengerazuba bw'u Rwanda, mu murenge wa Kamembe, haravugwa inkuru y'umugabo wari watawe muri yombi, akaba yari afungiye kuri kasho ya polisi aho yasanzwe yitabye Imana. Umuvugizi wa polisi mu ntara y'Iburengerazuba SP Bonaventure Twizere Karekezi yemeje ko umugabo wari ufungiye kuri sitasiyo ya polisi ya Kamembe yasanzwe yiyahuye agapfa. Iremaharinde Ibrahim wo mu mudugudu wa Kabeza mu kagari ka Gihundwe mu murenge wa Kamembe mu karere ka Rusizi niwe bikekwa ko yiyahuye akaba yitabye Imana. Iremaharinde yari yajyanwe kuri sitasiyo ya polisi ku saa 7 z'ijoro ryo kuwa 20 Ugushyingo muri uyu mwaka w'2024 kubera guteza umutekano muke ngo ubwo yarwanaga n'umugore we. Umuvugizi wa polisi mu ntara y'Iburengerazuba SP Karekezi Twizere Bonaventure yavuze ko uwo mugabo yiyahurishije umushumi yarahambirije ipantaro yari yambaye. Agira ati nibyo koko umufungwa witwa Iremaharinde Ibrahim w'imyaka 29 wari wafashwe mu ijoro ryo kuwa 20 Ugushyingo azira guteza umutekano muke no gukubita abo bashakanye yitabye Imana nyuma yo kwimanika muri kasho ya polisi ya Kamembe akoresheje umushumi yarahambirije ipantaro yari yambaye. Rimwe na rimwe hakunze kumvikana bamwe mu bafungwa bakurikiranwaho ibyaha baba bari mu makasho gasanga abagize umugambi wo kwiyahura. Uyu nguyu rero akaba yamaze kwitaba Imana, aho umuvugizi wa polisi muri iyi ntara y'Iburengerazuba ahamya ko uyu yapfuye yiyahuye. Ngayo nguko, reka rero iyi nkuru isoreza ahangaha, ahubwo tunyarukire no ku yindi yiravugwa mu mujyi wa Kigali mu karere ka Gasabo. Wari umushumba w'itorero Ebeneza yamaze gutabwa muri yombi. Umuryango wari umushumba w'itorero Ebeneza riherutse kwamburwa ubuzima gatozi mu Rwanda uvuga ko uwo mugabo afungiye kuri sitasiyo y'ubugenzacyaha ya RIB Bumbogo mu karere ka Gasabo nyuma y'uko ngo afatiwe iwe mu ijoro ryo kuwa 3 tariki ya 13 Ugushyingo muri uyu mwaka w'2024, aho ngo yashakaga kugirira nabi umugore basezeranye hamwe na mushiki we.
Pasiteri Nkundabandi yari yarakatiwe n'urukiko igifungo cy'imyaka 7 n'ihazabu y'amafaranga y'u Rwanda miliyoni 300 nyuma yo guhamwa n'ibyaha byo kunyereza umutungo no kugurisha ikintu cy'undi akagitangaho ingwate, ariko akaba atarahise afungwa kuva igihe urubanza rwasomewe ku itariki ya 29 Ukuboza mu mwaka ushize 2023. Nkundabandi aregwa kugurisha imitungo y'itorero yayoboraga irimo urusengero ruri Igiheka mu kagari ka Kagugu mu murenge wa Kinyinya mu karere ka Gasabo. Uwunganira mu mategeko Pasiteri Nkundabandi Maître Bayisabe Ernest avuga ko impamvu umukiriya we atahise afungwa biteganywa n'ingingo ya 60 y'itegeko ryo muri 2019 ryerekeye imiburanishirize y'imanza z'inshinjabyaha, ivuga ko ari ihame ko umuburanyi akurikiranwa adafunzwe, nubwo iya 80 ivuga ko umucamanza afunga umuburanyi hari impamvu zikomeye. Maître Bayisabe agira ati ibyo byaha byo kunyereza umutungo no kugurisha ikintu cy'undi akagitangaho ingwate, babonye ko izo mpamvu zidakomeye, umucamanza aramufungura muri ya minsi 30 aburana mu mizi adafunze. Icyo gihe urukiko iyo rumukatiye igifungo akajurira cya gihano cyo gufungwa ntabwo gishyirwa mu bikorwa. Maître Bayisabe avuga ko urubanza rwa Pasiteri Nkundabandi ku bijyanye n'imitungo rushobora kuzaburanishwa mu mwaka w'2026 kubera ubwinshi bw'imanza ziri mu nkiko. Maître Bayisabe yemeje kandi by'amakuru y'uko umukiriya we ubu afungiye i Bumbogo kuri sitasiyo ya RIB, ndetse ko yamusuye, ariko ubu ngo icyo afungiye akaba ari ibibazo afitanye n'umugore we bijyanye no kumuhoza ku nkeke no guta urugo. Makuru avuga ko Mutuyimana Clarisse washakanye na Nkundabandi avuga ko bategereje kumva impamvu Nkundabandi ataraburanishwa ku byaha byo guta urugo no kuruteza umutekano muke no kwanga kuruhahira no kuba imitungo y'urugo nta n'umwe umugabo yigeze amwandikaho. Mutuyimana agira ati ndumva bamuhana kuko njyewe ntabwo nakomeza kubana nawe rwose. Urumva niba imitungo y'urugo yarayiyanditseho yose 100%, reba iyo mitungo barayifatiriye yose, abana ntabwo biga kandi njye nta ruhare mbifitemo, ndashaka uburenganzira bw'abana banjye kugira ngo mbone ibyo kubatunga. Mutuyimana uvuga ko Pasiteri Nkundabandi yari yarataye urugo ngo yabonye uwo umugabo asimbuka igipangu saa 5:30 z'ijoro, abageraho mu nzu afite ibiziriko mu ntoki, azabaririza mushiki we uba muri urwo rugo, amufata mu ijosi yenda kumuniga kuko ngo yicaye mu mitungo ye. Nibwo twahise dusakuza, ahita yiruka asimbuka igipangu, abashinzwe umutekano bahita bamufata. Mutuyimana avuga ko yandikiye inzego zishinzwe umutekano yishinganisha kuko ngo Nkundabandi n'inshuti ze bamuhoza ku nkeke ko bazamwica. Hari n'abanyetorero Nkundabandi ngo yayoboye bavuga ko bitabashimishije kubona uwo mugabo atarafunzwe nyuma ngo yo guhamwa n'ibyaha byo kugurisha imitungo y'itorero Ebeneza, bagakeka ko yaba yaratanze ruswa. Polisi y'u Rwanda ivuga ko dosiye ya Pasiteri Nkundabandi iri mu bugenzacyaha
Gusa kugeza na n'ubu urwego rw'ubugenzacyaha mu Rwanda RIB rukaba rutari rwagira icyo ruvuga ku itabwa muri yombi ry'uyu mupasiteri. Ngayo nguko ngibyo ibivugwa i Rusizi, ngibyo kandi bivugwa muri Gasabo. Reka tugane ku musozo w'izi nkuru twabagezagaho. Turabashimira cyane mwe mubana natwe umunsi ku munsi mu nkuru n'ibiganiro bitandukanye. Turabasaba inkunga yo gukora subscribe kuri channel yacu Ibendera TV, hanyuma ariko mukanadufasha gusangiza izi nkuru inshuti zanyu zitandukanye, hanyuma ubundi tukageza amakuru kuri bose mu byiciro byose. Niba ushaka gufatanya natwe mu bikorwa dukora ku Ibendera TV, ushobora kudutera inkunga, ushobora no gutanga igitekerezo cyawe wakoresha nimero ikurikira: akamenyetso ko guteranya 250 79 17 00 822. Iyi nimero wayifashisha ubundi tukagufasha. Nitwa na Kreti Ntirushwa, ndabashimiye cyane, mwirirweho, muhaye kandi muronke, Imana ibarinde.